ntugacike intege kubw'umuryango uvukamo, kuko ufite amahirwe yo kuba wahindura umuryango ukaba umuryango mwiza. Hari abantu benshi usanga bavuga ngo ubwo ntakunzwe n'iwacu nanjye sinakunda abana banjye, ubwo ntishimiye iwacu nanjye sinashimisha abana banjye, ubwo ntahawe keya nanjye ntago nayitanga. Ibyo ni imyumvire y'abantu mufite. Ushobora kuvuka mu muryango mubi ukubaka umuryango mwiza, ushobora kuvuka utarahawe keya n'ababyeyi bawe ariko wowe ukayiha abana bagukomokaho, kubera ko ari ibyo turamutse dutekereje ngo nituvuka turi babi tuzakura turi babi, niduhemukirwa natwe tuzahemukira abandi. Hoya, ntago ugomba kubaka ubuzima gutyo nk'urubyiruko. Wowe ugomba kurwanya ikintu kitagenze neza mu buzima bwawe, mu ruhande rwawe kikazagenda neza nta kibazo. Kandi ntugakure wumva ko hari abantu bagomba kuzakwitaho, nawe uzakure uzi ko hari abo ugomba kuzitaho. Abantu benshi bafite imyumvire imeze gutyo, umukobwa agakura yumva ko afite abazamwitaho, ariko ujye umenya ko hari ahantu ubuzima bugukatisha, hanyuma nawe ukazatuma ugira abantu witaho. Ntugakure rero wumve yuko uri umuntu uzagurirwa ipantaro, uri umuntu uzagurirwa imyenda, uri umuntu uraho. Ahubwo uzogomba gukura uzi ko nawe ushobora kuzahagarara mu cyuho, ukazagira abantu bazatera imbere bagakomera. Turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwebwe abakurikiranye Mama Sharirene Official, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko muguwe neza aho mudukurikiranira muri mu gihugu cy'u Rwanda mu ntara zitandukanye, kandi nizere ko muguwe neza abari mu bihugu by'abaturanyi by'ababanyi, abari mu bihugu bya Afrika, abari muri Amerika y'Uruguru n'Epfo, abari muri Europe, muri Asia, muri Australia. Mwese amahoro y'Imana nabe muri mwe. By'umwihariko turimo gusuhuza urubyiruko mwese aho muri mugenda mukurikirana ikiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko tujya tubagezaho kuri Mama Sharirene. Turi mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko kugira ngo habe heza. Twagiye tuganira mbabwira yuko imbere hawe ari wowe uhafite, mama na papa n'ishuti zawe n'abaterankunga b'ubuzima bwawe, kandi twasanze ko uhatesheje agaciro wahatakaza, ariko ukomeje kuhashyira imbaraga ntago wahatakaza. Turi mu kiganiro rero cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko, nicyo tugiye kuganira, aho tugiye kuganira kandi dukoresheje impuguro nyinshi zitandukanye. Ndashaka tuganire kuri aya magambo mbabwira ngo ntugacike intege kubw'umuryango uvukamo, kuko ufite amahirwe yo kuba wahindura umuryango ukaba umuryango mwiza. Mana ibahe umugisha. Ntuzacibwe intege n'umuryango ukomokaho, kuko ufite amahirwe yo kubaho ukarema umuryango mwiza wishimiye. Ntuzacokozwe n'ababyeyi bakubyara, ntuzacogozwe n'aho uvuka, ntuzacogozwe n'umuryango wawe ngo ucike intege kubera aho uvuka. Muri wowe ufite imbaraga zo kurema umuryango ugukomokaho mwiza kandi wishimye, ubayeho uko ubyumva. Nibyo nashakaga rero guhumuriza urubyiruko. Hari igihe umuntu avuka mu muryango mubi, hari umuntu ubyarwa n'umubyeyi mubi, papa cyangwa mama, ugasanga acitse intege. Twavutse ari abakene, twavutse hari abasinzi, twavutse barwana, twavutse ari abantu badatera imbere, twavutse ari abantu badasenga, twavutse ari badakishijwe. Ukabona umuntu avuke muri uwo muryango mubi, hanyuma kuvuka mu muryango mubi bikagutera kwiheba no kwigunga ukumva ko byarangiye, ariko ufite amahirwe yo kurema umuryango mwiza wowe ugukomokaho. Yego, mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko rero nibyo shaka kukubwira ngo wirememo icyizere cy'uko ushobora kubaka umuryango udashingiye kuri papa na mama, hanyuma ukazagira umuryango mwiza, ukazaba umugabo mwiza wateye imbere wabaye umukire, ukazaba umugore mwiza. Birashoboka rero, kandi byose biri mu kiganza cyawe. Ubwo rero hari abantu benshi b'urubyiruko bagenda bavuka ahantu henshi hatandukanye, hanyuma kumva ko ubukene yavukiyemo bwase nawe azapfa yarakennye nka se. Akumva yuko ubuzima bubi yavukiyemo bwa papa na mama uko babanye, agacika n'intege akavuga ati nge sinzashaka. Akumva ko ubwo buzima bubi yavukiyemo bwa papa na mama ari nabwo ashobora gusaziramo. Ariko wowe ushobora kuzaba umupapa mwiza, ugahura n'umumama mwiza, mu kubaka ibintu byiza, hanyuma ibyo wabonye iwanyu mu rugo ntuzabibone iwawe mu rugo. Ndashaka kukuremamo rero kuba wagira uruhare rwo kubaka umuryango mwiza. Hari abantu benshi usanga bavuga ngo
ubwo ntakunzwe n'iwacu nanjye sinakunda abana banjye, ubwo ntishimiye iwacu nanjye sinashimisha abana banjye, ubwo ntahawe keya nanjye ntago nayitanga. Ibyo ni imyumvire y'abantu mufite. Ushobora kuvuka mu muryango mubi ukubaka umuryango mwiza, ushobora kuvuka utarahawe keya n'ababyeyi bawe ariko wowe ukayiha abana bagukomokaho, kubera ko ari ibyo turamutse dutekereje ngo nituvuka turi babi tuzakura turi babi, niduhemukirwa natwe tuzahemukira abandi. Hoya, ntago ugomba kubaka ubuzima gutyo nk'urubyiruko. Wowe ugomba kurwanya ikintu kitagenze neza mu buzima bwawe, mu ruhande rwawe kikazagenda neza nta kibazo. Wabona utarishimye wowe ukazaharanira gushimisha abandi, wabona warakennye ukazaharanira gukira mu muryango wawe, wabona ibintu bitaragenze neza wowe ukazaharanira ko bigenda neza, kuko burya buri wese arivukira kandi umugisha umanukira umuntu. None se umuntu ntabaho ataraguze n'igare ari umugabo ariko akazabyara abana bafite amamodoka? Ubu se umuntu ntavuka mu muryango iwabo batarize bataranamutangiye amashuri ngo yige minerivare, we agahirimbana akayishakira akiga iwabo akaba ari we wiga? Ubu se umuntu ntavuka mu muryango w'abasinzi akazavamo kandi we ntaba umusinzi? Ubu se umuntu ntabyarwa n'abasazi we akaba muzima? Ugomba wowe nimba warabonye ibyo papa wawe yakoraga bikakubabaza, uzaharanire kutazabikora. Nimba warabonye uko mama wawe yitwaraga, uzaharanire kuzabaho utitwaye nk'uko mama wawe yabayeho. Ahubwo wowe usiga amateka yo kwa nyoko na nyoko wanyu, ayo kwa so na so wanyu, ayo kwa nyogosenge, usiga ibintu byo mu muryango wawe bitabaye byiza. Wowe uvuga uti ngewe nzubaka umuryango ushimishije, umuryango wumvikane, umuryango unezerewe. Uvuga uti nubwo data atatunejeje ariko abana bankomokaho bazanezerwa, nubwo mama atatwitayeho ariko ngewe umugore wanjye nzagira gute, nzamwitaho. Ubwo rero imyumvire yo kuvuga ngo uvuka mu muryango mubi ni nawe ugomba nawe kubaka, uyishyire ku ruhande. Buri wese arivukira, wowe ushobora kurema ibintu byiza kandi ibyo utabonye iwanyu wowe ushobora kubyiremera ku giti cyawe hanyuma bikaba byiza. Byose rero uzabifashwamo no gufata umurongo mwiza kandi muzima, kuba umuntu muzima ufite ibitekerezo bizima, kuba umuntu wemera kudatsindwa ntiwemere no gucogorwa, kandi no kuba umuntu utemera kugirwa hari abantu hari igihe ugira inshuti zikugira inama zo kugusubiza hasi, ukaba rero utashobora kwemera izo shuti zo kugusubiza hasi, ahubwo ukagendana n'ishuti ziguteza imbere, ukagendana n'ishuti z'umumaro ndetse z'umugisha. Imana ibagire neza. Turi mu kiganiro cyitwa Tegura Ejo Rubyiruko, aho tubwira urubyiruko ko imbere hawe ari wowe uhifitiye, imbere hawe ni wowe ukwiye kuhategura, imbere hawe hafitwe nawe, ni wowe ufite imbere hawe. Narababwiye ngo nimugakure mureba amakofi ya baso, kandi nimugakure mureba mu mashakoshi ya ba mama wanyu, nimugakure mureba ku makonti y'ababyeyi bawe. Ujye ukura uvuga ngo amafaranga ndi gushaka ninjye uzayishakira, kuko papa wawe yashatse ye nawe uzashaka yawe. Kandi ntugakure wumva ko hari abantu bagomba kuzakwitaho, nawe uzakure uzi ko hari abo ugomba kuzitaho. Abantu benshi bafite imyumvire imeze gutyo, umukobwa agakura yumva ko afite abazamwitaho, ariko ujye umenya ko hari ahantu ubuzima bugukatisha, hanyuma nawe ukazatuma ugira abantu witaho. Ntugakure rero wumve yuko uri umuntu uzagurirwa ipantaro, uri umuntu uzagurirwa imyenda, uri umuntu uraho. Ahubwo uzogomba gukura uzi ko nawe ushobora kuzahagarara mu cyuho, ukazagira abantu bazatera imbere bagakomera kandi biguturutseho. Rero wigirira icyizere, kuba utarize kuba iwanyu batarize ntibivuze ko utaziga ngo urangize, uziga urangize ndetse wige cyane. Kuba iwanyu nta mafaranga yahabaye ntabwo bivuze yuko amafaranga azacika mu muryango, uzatunga yawe. Kuba kandi iwanyu hari ibintu bidasanzwe byagiye bihaba mu muryango ntabwo bivuze kuzomatana nabyo, ahubwo urwana urugamba rwo kugira ngo uzaharanire kuzagera ku cyo wifuze ko ubacyo. Uzaba umugabo mwiza, uzaba umugore mwiza, uzubaka umuryango mwiza, uzakunda abana bawe, uzakunda umuryango wawe, uzaba umuntu w'umumaro mu gihugu, umuntu w'umumaro mu itorero, kandi uzagirira umumaro abo muziranye, abo mwamenyanye, aba hafi ndetse n'abakuri.
rero nkomeje kubifuriza ibizami byiza murimo rubyiruko, mwige kandi mutsinde amahoro y'Imana abe kuri mwebwe, muzagire za biroti nziza, muzanezeze ababyeyi banyu, kandi mujye mwiga mumenya ko ari mwebwe maboko y'itorero ndetse n'igihugu, ndetse ni mwebwe Imana izakuramo abashumba, abapasteri, muzaba bamama Sharinene, ndetse mubarenge mwitware neza, ibyiza biri imbere ku buzima bwanyu. Kandi nagira ngo mbabwire ngo hari umuterankunga wanyu mukuru. Haleluya. Hari umuterankunga wanyu mukuru, mu gihe uzaba ufite inzira nziza zo kubamo ikintu cyiza, Imana izagushyigikira. Yego, nibona ugiye kuyacikiza ntago uzabona aho minerivare zaturutse, nubona bikomeye Imana izaba umuterankunga ukomeye, izigwatiriza kuko abantu bakora ibyiza iteka Imana irabakunda. Mbifurije rero amahirwe masa yo gutsinda ibizami murimo, kandi mbifurije abazimuka muzimuke rwose, Imana muzabane, Imana ibahe amaminerivare, izabaheza burusi, muzakomere mu abantu beza bashimishije, bakorera Imana kandi bubaha Imana. Imana nibaha umugisha. Amen.